rero iryo fuhe ryayo rijyanye n'isano twebwe dufitanye nayo, nk'uko umugabo cyangwa umugore afuhira uwo bashakanye kubera nyine iyo sano bafitanye, natwe Imana rero ifuha kubera isano dufitanye nayo. Yego murakoze. Ahari twabihamisha ibyanditswe iyo sano ijuru ryavuze. Yego. Hano muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 54. Yego. Umurongo wa 5 haratubwira ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Akoze cyane. Biroroshye cyane kuko ushobora no kumubaza wenda wanamuvutse Yesu uwo wabonye asate. Kandi wibuke ko twabonye yuko Imana Mose yabwiye abantu avuga ati mwumvise amagambo ako nta shusho mwigeze mubona ishusho. Ntabwo mwigeze mubona ishusho. Birashoboka ko yanakubwira ati nabonye ameze nka wa wundi uri kuri Kayindara ateruye agatama. Birashoboka ko yakubwira ati nabonye ameze nka wa wundi wo muri filime, nabonye ba bantu bamukubitaga amacumu cyane yuko banavuga yuko banamutera icumu, ariko ubundi ubyize mu ijambo ry'Imana byonyine ntabwo byafata mu bitekerezo, ntibyafata ku bwonko, ukamenya yuko ari ibyaha byawe yazize uretse kubona iriya shusho. Urumva yuko mu by'ukuri ni umutego nk'uko bivuze, ni umutego abantu bashobora kuzagwamo, cyane ko tunazi ko abantu bakoze ino filime tuvuge se ko ari abantu bakunda Imana. Igisubizo ni oya. Ntabwo ari abantu bakunda Imana. Mu kinyejana cyo gutangira itorero rya 3 nibwo ibigirwamana by'abapagani byinjiye mu itorero bizanywe na Constantino cyane igihe yemeraga ubukristo, hanyuma akazana abayoboke b'igihugu cye kugira ngo nabo baze mu bukristo, ariko bahite bazana na bya bigirwamana byabo bari basanzwe bagira gute basenga. Nuko rero byaje mu bukristo tubona uyu munsi, abantu bakaba ari abakristo. Wenda ni mu ncamake mbivuze, twari kugaragaza ibihamya, ariko mu by'ukuri nuko nguko abakristo bananiwe guhagarara ku mahame, barayoroshya birangiza bifatanyije n'ubupagane. Abapagani baza mu itorero na bya bigirwamana byabo, birangira babihuriyeho bose. Ikintu gitangaje, itorero ryakomotse aho Perugamo rya gikristo dufite uyu munsi niryo ryujuje ibishushanyo bisengwa mu nsengero zabo. Wakoze cyane. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko mu mategeko 10 y'Imana bemera iryo tegeko ryo barikuyemo baragenda bafata ibyo basaturamo kabiri kugira ngo bakwize amategeko 10. Rero iki ni ikintu abantu bakwiye kumenya. Hari n'abatazi ayo makuru, ariko ibi bintu Imana irabyanga. Twabibonye yuko Imana ibigeraho ikanabitinda bitindi Imana ifuha. Ikintu gikomeye abantu bakwiye kwitaho cyane. Vandimwe, twongeye guhurira kuri iyi platform umucyo w'isabato. Nongeye kugusuza mu izina rya Yesu, Uwiteka duhana umugisha. Amen. Umunezero ukomeye nanone kongera kwibona tukiri bazima kugira ngo twongere kuganira iby'Imana, dusobanukirwe n'urukundo rwayo n'ubushake bwayo nk'uko bwagaragajwe mu ijambo ryayo. Ntabwo ari uko hari icyo turusha abandi, ahubwo ni urukundo Imana idukunze, ni amahirwe tugiriye. Rya somo dukunda cyane riri muri Tito, Pawulo abwira Tito ati cyatumye usigara ikirete no kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ahari ni ibyacu bwite mu mibereho yacu, cyangwa se ni iby'abandi ngo turusheho kwamamaza ubwami bw'Imana, abataramenya Imana bashe kuyimenya. Icyo tuzi neza nuko hari umugambi mwiza kuri twebwe, ku Imana ikomeje kuturinda, ikaduha iduha andi mahirwe yo kongera kuba tukiriho. Ndanezerewe rero nanone ko nongeye guhura n'umubyeyi amaze iminsi atuganiriza, ntabwo ari ubwa mbere abonetse hano. Twatangiye kuganira ku mategeko y'Imana, itegeko rya 2 niryo turiho. Ubushize twaganiriye ibintu bikomeye kandi twasezanye ko tugiye kurisubukura kugira ngo turusheho kumva ubushake bw'Imana
no kureba iby'ubwami bw'Imana n'ibyiza biburimo tugendeye ku mategeko yayo. Mbere y'uko tugira ngo tugire aho tugera dutangira, ngiye kumusaba n'ubundi atwibwire ku bantu bamubonye bwa mbere, hanyuma adusengere nuko twanzike mu kiganiro. murakoze cyane Eric. Yego. Ku bantu batwumvise bwa mbere cyangwa baturebye bwa mbere, nitwa Mukandekezi Roza, ndi umumama w'abana n'abuzukuru. Yego. Abana 4 n'abuzukuru. Ndi umudivantiste w'umunsi wa 7. Amen. Ngira ngo ngerageje kubibwiraho gato. Yego. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka dufatanye rero dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, Imana yacu, Imana y'urukundo n'amahoro, Imana yo kwizerwa, uhabwe icyubahiro. Amen. Muri uyu mugoroba w'iki gicamunsi turagushimye ko warinze impagarike yacu n'ubugingo, twaba tugejeje kuri iki gicamunsi duhumeka, turagushimiye cyane. Amen. Tugushimiye nanone bikomeye cyane ko wongeye kutugarura muri iki kiganiro kugira ngo twungurane ibitekerezo ku ijambo ry'Imana, ku mategeko yawe, ku bihamya, ubishimirwe. Amen. Ariko kurutaho cyane turagushimira ko waduhaye Yesu. Turagushimira yuko watubabariye ibyaha muri Kristo Yesu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turasaba kugira ngo umwuka w'Imana ayobore ibitekerezo byacu, ndetse azayobore n'abazakurikira hanyuma iki kiganiro. Twese tuzarushaho kunguka kandi dukomeze kukugiraho umugisha. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. 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 Abo tumaranye iminsi barabizi yuko tumaze igihe kitari gitoya dusuzuma ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo ku bwerekeranye n'umucyo w'isabato. Twahereye mu itangiriro twibaza uko byatangiye. Twabonye yuko Imana ubwayo imaze kurema mu cyumweru kibanziriza ibindi cyo kurema, ku munsi wa 7 Imana yaruhutse imirimo yayo yakoze, maze uwo munsi wa 7 irawuruhuka, iraweza kandi umugisha. Twakomeje kwibaza nyuma y'icyaha, ubwo Adamu na Eva basohotse mu ngobyi ya Edeni uko byagenze, n'abakurambere babakomotseho uko bakomeje amategeko y'Imana. Dusuzuma ibya Aburahamu, ibya Henoki, ibya Mose ko bagendanye n'Imana. Ubu rero turi ku musozi Sinayi, hahandi mu gihe cya Mose yahawe amategeko 10. Twakomeje gusuzuma ngo turebe urwo ruhererekane rwose. Ariko tugeze ku musozi Sinayi twabonye ko Imana itatanze isabato gusa, dore ko yabibukije nk'uko twabiganiriye. Abakurikiye ibiganiro cyangwa se mushobora kongera kureba kuri platform mukareba ibiganiro byatambutse, ahubwo twabonye ko ari ukwibutsa, ntabwo ari uko ryari itegeko rishyashya, kimwe n'andi mategeko yose nk'uko twamaje kubona yuko abakurambere bacu bakomeje kuyagenderamo. Mu kwibaza rero ibyayo mategeko y'Imana, ntabwo twifuje kuguma ku itegeko rya 4 gusa ryerekeranye n'isabato, ahubwo twiyemeje gusuzuma ngo turebe ubushake bw'Imana kuri buri tegeko ryose. Kandi ubu turi ku itegeko rya 2, itegeko dusanga mu Kuva igice cya 20. Yego. Nibyo twatajyanye n'uyu mubyeyi ubushize twarariganiriye. Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 4, atubwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa amazi yo hepfo y'ubutaka, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. Ayo niyo magambo twaganiriye mu kiganiro cy'ubushize. Twabonyemo byinshi. Twabonye uburyo abantu baramya ibishushanyo bakibwira yuko ari cyo byabamarira, bakagira ibintu bagenderaho. Ariko twabonye ikintu gikomeye umubyeyi yatweretse, yuko hari n'abakristo baramya Imana, bemera Yesu, ariko bakagerageza kumushushanya mu mashusho runaka, bakagwa muri uyu mutego wo kurenga ku by'Imana yavuze yo kwiremera ibishushanyo bibajwe. Twasezeranye nawe yuko uyu munsi turi buganira amagambo akurikiraho, kuko amagambo akurikira ngo ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, avuga ngo kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gucyanirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibihe 1000. Ngira ngo uyu mugabane w'impamvu
imana iri kubuza abantu kuramya ibishushanyo ntabwo twawuganiriye, niho tugiye kuganira. yego Tumaze kubona imana ivuga ngo ntukagenze gutya, none natubwiye ngo kubera yuko, ubwo igiye kuduha impamvu yo kutaramya ibishushanyo. Impamvu ni iyihe? Ni uko Uwiteka Imana yacu ni Imana ifuha, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza kubuzukuza n'ubuvivi bw'abayanga, ariko ikababarira abayikunda bakitondera amategeko yayo kugeza kubuzukuza zabo b'igihumbi. yego Ndibaza ikibazo, ubundi dusanzwe tusobanukiwe cyangwa se mu muco rusange w'abantu, ingingo yo gufuha ikunze kuboneka hagati y'abashakanye cyangwa se abenda gushakana, abasore n'inkumi bagiteretana kugira ngo bazubake urugo. yego None tubonye yuko Imana nayo ari Imana ifuha. yego Gufuha kw'Imana bisobanuye iki? Turabihuza gute n'urukundo rwayo? Turabihuza gute n'uko ari Imana igira neza? Mudusobanurire. ya urakoze Eric. Ni kuko aya ni amagambo akomeye kandi ifuhe ry'Imana, kutaramya ibitari Imana birakwiye. Kandi reka nkubwire Eric, natwe isano dufitanye n'Imana imeze nk'iy'abashyingiranywe. Yego. Ugiye usoma no mu nzandiko zera agaragaza yuko Yesu yadukunze urukundo rwatumye adukwa, Yego. kandi akadukwa ikintu gikomeye cyane gihwanye n'amaraso ye. Amen. Iyo sano rero irakomeye. Iyo sano irakomeye kuko twagarutse ku kuntu abantu baramya ibigirwamana baba bapfobeje Imana. Yego. Baba bapfobeje Imana bagashyira mu bitekerezo byabo ikintu kitari Imana. Rero ntabwo Imana yari kubura gufuha, ariko nanone muri iri tegeko icyo tubonamo muri uku gufuha kw'Imana ni uko harimo n'urukundo rwayo mu bayikunda kugeza ku buzukuru babo b'ibihe igihumbi. Nanone rero urumva yuko ntabwo ifuha ngo bigarukire aho ngaho, ahubwo mu ifuhe ryayo harimo n'urukundo. Amen. Harimo n'urukundo, kandi Imana itugaragariza yuko ikunda abayikunda. Nubwo yapfiriye bose, ariko mu by'ukuri abayikunda bakayishakana umutima wose, itubwira yuko bazayibona. Rero iryo fuhe ryayo rijyanye n'isano twebwe dufitanye nayo, nk'uko umugabo cyangwa umugore afuhira uwo bashakanye kubera nyine iyo sano bafitanye. Natwe Imana rero ifuha kubera isano dufitanye nayo. Yego. Yego, murakoze. Ahari twabihamisha ibyanditswe iyo sano ijuru ryavuze. Yego. Hano muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 54. Yego. Umurongo wa 5 haratubwira ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Akoze cyane. Amen. Uwiteka nyir'ingabo niryo zina rye, wera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Amen. Umuremyi wawe niwo mugabo wawe. Amen. Ukibivuga inkwano twakowe, ntekereje isomo ryo mu Befesi igice cya 5. Yego. Ni isomo hari imiryango igizirikana cyane, ivuga ngo igice cya 5 murongo wa 22, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Yego. 25, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ngira ngo naya ngayo ari kuvuga. Yego, noneho ariko igihe yavugaga amagambo murongo wa 32 aravuga ngo ibyo nubwira ubukomeye cyane. Yego. Ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero rye. Kristo n'itorero rye. Birumvikana ko koko rya sano, urukundo ruri hagati y'Imana n'abantu bayo, nirwo rukundo rwageranyijwe n'urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore. Yego. Nubwo hari bisigaye byaricanze, abantu bataye gatanga ka mbere, ariko icyo tubona nuko ifuhe, niba mbyumvise neza, rigendana n'urukundo rwinshi dufitiye uwo dufuhira. Yego, cyangwa se n'isano dufitanye. N'isano dufitanye. Ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Noneho tugarutse kuri iri tegeko, Yego. turumva yuko Imana idufuhiye cyane rwose, idukunda. kuko idukunda. Kandi niyo yadukunze mbere, tuyikunda kubera ko yabanje kudukunda. Amen. Ntabwo rishaka ko urukundo yadukunze rupfa ubusa. Yego. Noneho umurongo urakurikiraho ngo mpora abana gukiranirwa kwa base.
nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. yego Reka duhuze ibintu n'urukundo rw'Imana. Ni gute noneho urukundo rw'Imana rugiye kwemera yuko umwana yishyura gukiranirwa kwa se? Ni gute ibihano byari bigenewe umubyeyi bikomeza bikambukiranya bikagera no ku mwana, kandi umwana ahari atabikoze? Birashoboka yuko umwana atakwifatanya na se cyangwa atakwifatanya n'ababyeyi be mu bibi bakoze. Yego. Umwana agahitamo kuba mu ruhande rw'Imana, ariko biranashoboka yuko ashobora gukomeza kuba mu murongo w'ababyeyi be. Yego. Nubwo wenda bitahita bimugeraho, ariko ntihabura ingaruka. Reka wenda ntange urugero. Umubyeyi wenda ashobora kuba anywa inzoga cyangwa se ari umusambanyi, n'urugero. Akazabyara umwana unywa inzoga. Yego. Sibyo? Cyangwa se ingaruka z'inzoga umubyeyi yanyweye zikamugeraho. Cyangwa se ntabwo ari kenshi ko nk'umugore w'amaraya abyara abana bose ngo haburemo ukurikiza ingeso ze. Urumva mu by'ukuri biba bibaye nk'aho ari karande. Cyangwa se ujya wumva bavuga ngo izi ndwara ngo ni herediteri. Yego. Kubera yuko iri hehe ituruka mu muryango. Wenda se yarayirwaye, ugasanga n'umwana agize gute? Arayirwaye. Nayo arayirwaye. Rero birashoboka yuko mu by'ukuri byamugiraho ingaruka, ariko ubundi Imana ntabwo ihanira umuntu icyaha atakoze, kuko no mu mategeko y'isi icyaha ni gatozi. Icyaha ni gatozi. Ngira ngo turebye muri Ezekiyeli, ubundi iryo somo hari narigize neza, ariko ntekereza ko ari muri Ezekiyeli igice cya 18. Ezekiyeli igice cya 18 havuga ngo umugani w'inzabibu zirura umuntu azazira ibyaha bye. Ayo magambo mu by'ukuri aragaragaza yuko icyaha ni gatozi. Yego. Ariko ku bijyanye n'uruhererekane rw'imiryango, ingaruka zishobora kutabura. Ariko umva ko hano baravuze ngo murongo wa 20 baravuze ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Sibyo? Umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Yego. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Amen. Urumva mu by'ukuri ko ibyaha by'umuntu niwe bigendaho. Icyo akora hari igihe ingaruka zishobora kuza. Ingaruka z'ibyaha byo mu muryango. Ndumva hari risomo risobanutse, bisa nkaho bivuguruzanya, ariko iri somo riragaragaza yuko hari itandukano riri hagati y'ingaruka z'icyaha n'igihano cy'icyaha. Bisobanuye yuko muri Ezekiyeli 18 atwereka yuko igihano cy'icyaha ni gatozi, nk'uko umaze kubivuga. Uwakoze icyaha niwe ugihanirwa. Ntabwo umwana azazira ibyaha bya se, cyangwa ngo umubyeyi azira ibyaha by'umwana we. Ariko kandi muri iri tegeko ashobora kugira ingaruka zituruka ku byaha bya se. Iri tegeko noneho rikavuga ati hari ingaruka zizakurikirana ba bantu kubera imigendere y'ababyeyi babo. Kugira ngo utanze urugero rwiza rw'indwara, uburyo zibasira abantu, kandi hari indwara nyine z'akarande kandi zikomotse ku makosa babandi bakoze mu gihe cyashize. Ubwo ibyo ngibyo bizakomeza gutya. Ahari dushobora gufata n'urugero ruri tipike. Mbese umubyeyi wiyandaritse agakora iby'ubusambanyi igihe kirekire, bikamuviramo kurwara sida, akaza gusama umwana, wa mwana ntabone ubutabazi bw'ibanze, cyangwa se akaba ari mu gihugu bidashoboka kubona ubwo butabazi bw'ibanze, akavukana ya sida. Uwo mwana arwaye sida, ariko nta ruhare yagize mu kwandura ya sida. Ahuye n'ingaruka z'ababyeyi. Ahubwo ni za ngaruka z'ababyeyi be. Ariko igihano cy'ubusambanyi, igihano cy'iteka ryose cy'urupfu, kubera ko igihano ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ntabwo uwo mwana agenewe gupfa kubera yuko atabikoze, kubera yuko ntabwo yasambanye. Cyakora mama we
ashobora kuzagerwaho n'icyo cyaha, n'icyo gihano cy'icyaha cy'urupfu natihana nk'uko isomo rimaze kubitubwira. Ndumva iryo tandukaniro ribasha kumvikana, tandukaniro riri hagati y'igihano cy'icyaha, kandi igihano cy'icyaha iteka ryose Bibiliya yatangaje ni urupfu rw'iteka ryose. Noneho n'ingaruka zibasha kuvuka kuri ba bantu twakomotseho, tujya tunabibona ariko no mu mateka ukabona ibintu byabaye uruhererekane nyine cyane rwose. Abanyarwanda bo bagiye banabisobanura mu mvugo hari tutabasha kubisobanuza Bibiliya, bakavuga bati hari ibintu by'akarande biba byarakomeje kuba ku bantu. Ngira ngo ni ikiri tegeko riri kuvuga. Yego, ariko Eric buriya ni ibintu bikomeye. Ubundi bose tugize amahirwe pe, twaraga abana bacu ibintu byiza. Yego. Kuko niba turi abakristo, uretse n'abana twabyaye, niyo dukora ibyaha cyangwa hari ibindi bintu dukora, abaturanyi bakabitureberaho, burya birashoboka yuko byabatera ingaruka zo kutihana. Bashobora kutihana bakurikije ibyo bagize gute, ibyo batureberaho. Avuga ati se niba ari umukristo akaba nawe akora biriya, buriya ntacyo bitwaye. Urumva mu by'ukuri aho duciye hose nk'abantu b'abakristo hari icyo tuhasiga. Ibyo dukora byose hari imbuto bitanga, hari icyo byigisha mu batuzengurutse, ntankaswe noneho abadukomokaho. Yego. Birakomeye kandi nibyo kwitaho cyane. Nibyo kwitaho cyane. None se urabibuza gute n'urukundo rw'Imana? Kuba Imana ivuga iti nduwiteka Imana ifuha, kuba izi ngaruka zizagera ku bantu benshi cyane, noneho Imana ikaba ifuhiye abantu batabyitayeho. Yego urukundo. Ngira ngo hari amagambo ndetse twanayakomojeho twaranayavuze mu byakozwe n'intumwa, ariya magambo aboneka mu gice cya 17 cya 17 cya 17 cy'ibyakozwe n'intumwa, aho twabonye yuko iminsi yo kujijwa Imana yirengagiza. Amen. Ikaba ikangurira cyangwa se irarikira abari hafi na kure kwihana. Nabyo ni urukundo rw'Imana. Nabyo ni urukundo rw'Imana. Aho iri somo ku murongo wa 30 bavuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Amen. Kubera iyihe mpamvu? Kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, kandi twabonye yuko izarucisha Kristo ubwo yamuzuraga. Imana yabwa icyubahiro. Rero no kuba Imana itwihanganira, na Petero yabivuze yuko itwihanganira idashaka kwagira n'umwe ugira gute urimbuka. Kubona abantu bagifite amahirwe yo gukomeza bakabaho bagakora ibyaha bukira bugacya akabona ariho, ntarwo n'urukundo rw'Imana. Rero mu rukundo rwayo rwinshi, mu neza ishaka kugirira abazadukomokaho, ndavuga iti nyamuneka emera kugendana nanjye, kuko hari ingaruka z'ibyo uri gukora zitazagera kuri wowe gusa, ahubwo zizagera no ku rubyaro rwawe n'abuzukuru n'abuzukuruza. Nuko rero itonde, ndabifuhira cyane, birambabaza. Mu yandi magambo, kubw'urukundo rwinshi ngukunda birambabaza. Ariko nanone reka twumve iki. Turabona Imana ihora abana gucyanirwa kwa base, ikageza kubuzukuruza n'ubuvivi. Ubwo ni generasiyo ya 4, ni igisekuru cya 4. Ni igisekuru cya 4. Igihe tubona yuko igisekuru kiri mu myaka 40. Bamwe bavuga 40, abandi bavuga 40 gusubiza hejuru, 45 n'irindwi gutyo. Ariko nyine igisekuru ni mu myaka 40. Yego. 40. Yego. None mu guhora kw'Imana, mu burakari bwayo, igarukiye ku gisekuru cya 4. Ariko umurongo wa 6, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibiha igihumbi.
noneho ntabwo imbabazi z'Imana no kuzirikana amasezerano isezeraniye abayikunda byo ntabwo bigarukira ku buvivi, ahubwo bigera ku bihe ibihumbi, ku bisekuru igihumbi. ku bisekuru igihumbi. Rero Eric, nta nubwo wenda twavuga ngo ni ku bisekuru igihumbi, njyewe ahubwo ntekereza yuko ntekereza ko ari iteka ryose, kuko imvugo y'Imana tubasha kumva, ni imvugo y'Imana nyine ibikoresha gutyo, ariko ntekereza ko kubabarira kw'Imana ko ni uko iteka ryose. Icyakora abantu bashobora kwanga imbabazi, ariko imbabazi z'Imana zo ni iz'iteka ryose, iz'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Reka nsome wenda aya magambo gatoya uyumve. Haravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, abana ntibahanirwa ibyaha by'ababyeyi babo nk'uko twabibonye, keretse bafatanyije mu byaha byabo. Ngo keretse abana bafatanyije n'ababyeyi mu byaha byabo, aho ngaho ingaruka zishobora kubageraho. Ngo icyakora akenshi bijya biba yuko kubw'umurage wo gukurikiza ababyeyi, abana bashobora gufatanya nabo mu byaha byabo. Ingeso mbi, kurya ibidakwiye no kwiyandarika, ngira ngo twabivuzeho, ndetse n'indwara z'umubiri nko gusambana, ngira ngo twabivuzeho, bitangwa nk'umurage w'umubyeyi awuha umwana kugeza ku buzukuruza no ku buvivi. Noneho rero nkababarira abankunda niho twari tugeze, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Hano baravuze ngo abakunda umurimo w'Imana basezeranijwe imbabazi. Urumva nyine ni abakunda Imana. Ese umurimo w'Imana ubundi uwa mbere n'uwe ni agakiza. Ngo abakunda umurimo w'Imana basezeranijwe imbabazi, atari ukugeza gusa ku buzukuruza no ku buvivi, nk'uko abamwanga baterwa ubwoba n'umujinya wayo, ahubwo ukageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. Urumva mu by'ukuri nibyo twavugaga yuko Imana ikunda abayikunda, kandi yishimira gutanga imbabazi. Imana yacu yahabwa icyubahiro cyane. Turacyari kuri rya tegeko rya kabiri twaritangiriyemo hagati, kuko igice cya mbere twakibonye. None urahuza gute no kuba Imana ifuhe ryayo yararigaragaje mu itegeko rya kabiri ribuzanya kwiremera ibishushanyo bibajwe? Noneho ni izihe mbaraga cyangwa se ni ukuhe gukomera kw'iri tegeko, ku buryo ariho Imana yahisemo kwihishurira uburyo ibi bintu ibifuhira cyane? Kuko turabona yuko batubwiye ngo ntukireme igishushanyo kibajwe, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. Kubera iki? Kuko ndi Uwiteka Imana ifuha. Eric, ngira ngo reka wenda tubigarukeho. Twabonye yuko kuramya ibigirwamana cyangwa kwiremera ibishushanyo bibajwe bironona. Yego, bironona cyane. Ngira ngo hari yenda tugarutse muri aya magambo aboneka mu gutegeka kwa kabiri niho byumvikana cyane. Ntago twigiye tuhava imuzi ngo tuhige mu buryo bwimbitse. Cyakora turasaba kugira ngo abadukurikira n'abazadukurikira bazige neza iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, kuko twabonye ko ari igitabo cyahariwe urubyiruko, urubyiruko rw'Abisirayeli. Cyahawe urubyiruko kubera yuko ba sekuruza ntabwo bari barashoboye kugendera mu murongo Imana yari yabategetse. Noneho irongera itanga amahirwe ku rubyiruko. Ntabwo twiye dusoma aya magambo ngo tuyave imuzi. Uhereye ku murongo waho wa 10, sinzi niba uri bunkundire ngo twongere dusa n'abahagaruka, ngo ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati nteraniriza abantu mbumvishe amategeko yanjye kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Namwe mwigira hafi, muhagarara hepfo y'uwo musozi
waka umuriro ugera mu ijuru hagati, ubaho n'umwijima n'igicu n'umwijima w'icuraburindi. Uwiteka ababwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo ariko ntimwagira ishusho mureba. yego ahangaha twarahatinze cyane ngo Imana bumvise ijwi, nk'uko abantu bakwiye kwiga ijambo ry'Imana bakumva ijwi ry'Imana mu ijambo ry'Imana, batagize ikindi kintu bifashisha kugira ngo bakirebe ahari kibafasha kuyoboka Imana. Imana yabikoze kubera yuko yari izi ko ibyo bintu bishobora kubonona, sibyo? ngo bumvise ijwi ariko ntibagira ishusho bareba. Mwumva ijwi risa, ababwira isezerano, abategeka kurisohoza, niryo ya mategeko 10 ayandika ku bisate by'amabuye 2. Nanjye Uwiteka antegeka muri icyo gihe kubigisha amategeko n'amateka, kugira ngo muzayitondere mu gihugu mwambuka mujyanwamo guhindura. Amen. Eriko ukomeje ugasoma kino gice cyose, nagize igihe cyo kongera gusoma kino gice cyose, ndeba ukuntu iteka ryose yagaruka kuri iki kintu. Wenda ntabwo ndi buhasome hose, ariko ndi kushishikariza cyangwa kurarikira abantu bazadukurikira kugira ngo bazumve iki gice. Yagiye agaruka ku kintu cyitwa kwiyonona, yagiye agaruka ku kintu cyitwa kwiyonona, yuko kwiremera ikintu ukagishyira mu bwenge ni uburyo bwo kugira Imana akantu gato cyane. Umuntu wamenye ubwenge buriya ni Salomo. Salomo we yubatse inzu y'Imana, arangije arasega aravuga ati n'ijuru ubwaryo nturi kwirwamo, ati nkanswe iyi nzu nubatse. Bigaragara yuko Salomo yarazi ubugari bw'Imana, yarazi ko Imana ntacyo afite yegeranya nayo, cyane ko hari n'abandi bantu bagiye babona ubwiza bw'Imana, ariko tubona yuko ntawigeze afata ikaramu ngo yandike ngo ingana gutya. Urumva rero abantu bafata biremera ikintu kingana nk'aka kantu tureba imbere yacu, bakavuga ngo niyo Mana, umuntu aba kononekara cyane. Kandi reka nkubwire Eric, buriya niho havuye ikintu cyitwa ubuhakanamana. Yego. Reka soma aya magambo ngo amahanga menshi y'abapagane yavugaga yuko ibigirwamana byabo byari ibishushanyo bakoreshaga gusenga Imana. Urumva n'uyu munsi abantu barakubwira bati reka ntabwo ari biriya dusenga, ariko ibi ngibi bidufasha gusenga Imana. Ariko urumva mu by'ukuri ubundi eri dusenga Imana kubwo kwizera, sibyo? Nta shusho twigeze tubona, sibyo? Dusenga Imana kubwo kwizera. Niba umuntu afashe ishusho runaka akavuga ngo iki kimfasha gusenga Imana, ni uburyo bwo gupfobya Imana, kandi nawe arononekara hehe mu bitekerezo bye, sibyo? Arononekara mu bitekerezo bye. Narabikubwiye ubushize nkubwira ko yari umugambi wa Satani. Buriya ni nayo mpamvu abahakanamana batuzaniye kino kintu cyitwa ngo ni filime ya Yesu. Yego. Reka nkubwire, kiriya ni uguhakana Imana mu buryo bukomeye cyane. Ariko natekereje ukuntu twagiye dukora nk'ibiterane, ugasanga abantu barigishijwe barangiza bakavuga ngo turi burebe ni filime ya Yesu, kandi ugasanga cyane ifilime icyambere yakozwe n'abahakanamana. Ariko noneho abayireba ni Abaprotestani, nibo ikurura cyane kugira ngo ibavanemo Imana. Sinzi niba icyo kintu utabivuga cyo kwizera icyo batareba. None umva hano ko bavuze ngo ariko Imana yavuze yuko gusenga nk'uko ari icyaha, kugerageza kwerekana ihoraho hakoreshejwe ibintu bigaragara, bituma abantu baha Imana, bituma abantu baha Imana agaciro gake. Ibitekerezo by'umuntu byatwarwa n'icyo kigirwamana, aho gutumbira umuremyi. Uko umuntu asobanukirwa n'Imana mu buryo buyitesheje agaciro, ni nako umuntu nawe atagaciro. Urabyumva neza? Uko umuntu afata Imana akayiha agaciro gakeya, ayishushanya n'ikindi kintu, nawe ubwa atagaciro, kubera yuko kuko agakiza kari mu kwizera Yesu, kari mu kwizera Imana. Urumva ko umuntu nawe aba yitesheje iki? Aba yitesheje agaciro. Ariko kandi kuko birumvikana
wowe gufata icyondo ukakibumba warangiza ukagisenga ukigikubita imbere urumva ataraguta agaciro koko eri ariko uvuze ku ngingo yo kureba filime ya Yesu na ya mashusho yose tujya tubona abantu bagerageza gushushanya na Yesu njya ngira ikindi kibazo kandi ngira ngo turabizi tubihurijeho yuko twizera yuko urugamba rukomeye rw'ikiza n'ikibi ruri busoza abantu bari kugwa mu mitego ibiri ya Satani. Mutego wa mbere ni uyu nguyu turi gutindaho kuri platform yerekeranye n'isabato aho abantu bazahatirwa kuramya ku isabato y'ikinyoma. Ariko undi mutego ni umutego w'imyuka. Kwizera imyuka y'abapfuye. Kugira amashusho runaka uba ufite mu bwonko. Ufite mu bitekerezo byawe atari Imana. None ntekereza cyane ku rugamba abantu b'Imana bakunda Imana bayishaka bahura narwo ku bw'ayo mashusho ku bw'izo filime. Bakumva hari amashusho bagomba kubona bakagomba kubona Yesu Kristo abambwe bagashaka kubona Yesu Kristo ababazwa ngo bemere ko bababariwe ibyaha. Mbese ishusho ya Yesu babona ni iyihe? Aho kuko uno muntu arababaye. Ubundi iyo umuntu ababajwe n'ikintu muri ubu buzima ahari n'abandi bose babasha kubyumva. Iyo umuntu ahangayikishijwe n'ikintu cyangwa se kimuri ku mutima cyane reka ndavuga ko ari ibibabaje nibinejeje cyane nibyo umuntu asubiramo nijoro arota. None wa muntu niba babajwe n'ibyaha bye no kwakira imbabazi z'Imana akababwirwa yuko gutekereza ku mibabaro Kristo yababajwe ari byo byatuma yumva agiye muri iyo mood yo kwakira izo mbabazi. Aho ku mugani ntari bugwe muri wa mutego wo kwibuka ya filime yakinwe na wa mukinnyi. Biroroshye cyane kuko ushobora no kumubaza wanda wanamutse Yesu wabonye asate. Kandi wibuke ko twabonye yuko Imana Mose yabwiye abantu avuga ati mwumvise amagambo ako nta shusho mwigeze mubona ishusho. Ntabwo mwigeze mubona ishusho. Birashoboka ko yanakubwira ati nabonye ameze nka wa wundi uri kuri Kayindara ateruye agatama. Biroroshye ko yakubwira ati nabonye ameze nka wa wundi wo muri filime. Nabonye ba bantu bamukubitaga amacumu cyane yuko banavuga yuko banamutera icumu. Ariko ubundi ubyize mu ijambo ry'Imana byonyine ntago byafata mu bitekerezo n'ibyafata ku bwonko ukamenya yuko ari ibyaha byawe yazize uretse kubona iriya shusho. Urumva yuko mu by'ukuri n'umutego nk'uko bivuze n'umutego abantu bashobora kuzagwamo cyane ko tunazi ko abantu bakoze ino filime tuvuye se ko ari abantu bakunda Imana. Igisubizo ni wowe. Ntago ari abantu bakunda Imana. Ntago ari abantu bakunda Imana. Nta nubwo babivanye ahantu ngo Yesu yasize avuze ngo ni mu bikine cyangwa se yasize abishyize ahantu abantu barabitora. Ntago ari byo mu by'ukuri ni ubuyobe. Ubuse twanavuze ko tuzagaragaza aho bwavuye ariko n'ahandi nyine ni ku bapagani. Ni ku bapagani ni kurwanya Imana. Ni ukurwanya Imana. Ni ukurwanya Imana. Ni uwahakana Imana buriya. Rero ijambo ry'Imana rimaze kutubwira ko Imana ibifuhira cyane. Amagambo yasubiwemo mu kuva n'ubundi igice cya 34 umurongo wa 14. Isomo yavuga ngo kudakwiriye kugira indi Mana yose usenga kuko Uwiteka witwufuha ari Imana ifuha. Imana yita ufuha. Imana irabifuhira cyane. Igihe abantu bari kwangirika muri ubwo buryo, igihe abantu bari guta indangagaciro, dusomeye amagambo akomeye yuko gutesha Imana agaciro natwe bihita bidutesha agaciro. Bidutesha agaciro kuko ntabwo dukomeza kujyana isano na Kristo. Ya sano tuba tuyikuyeho. Ndashaka kwisaba muri rya tegeko. Yatubwiye ngo nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza kubuzukuruza babo bibiha igihumbi. Nubwo yenda iki kintu nzakigarukaho n'abantu b'Imana agaragaje ntabwo bavuze ngo bakitondera iri tegeko. Oya, bavuze amategeko muri rusange, amategeko y'Imana. Nkageza kubuzukuruza babo bibiha igihumbi. None ikibazo nibaza kuki bamwe bibwira ko amategeko y'Imana yavuyeho amagenerasiyo igihumbi uhereye kuri Adamu yarashize. Nubwo yenda kishobora kuba ari icyoroheje nkuko twamaze kwibona ko iyo ubwayo ari imvugo abantu babasha gukurura bakayumva.
generasiyo igihumbi kuba ya myaka 40 twavugaga, generasiyo imara izaba imyaka myinshi rwose. yego None generasiyo igihumbi zarashize ngo byibuze abantu babashe kwibwira yuko amategeko y'Imana yaba yarakuweho. hano koko ntabwo bavuze itegeko nk'uko twe turimo turivuga. Niyo mpamvu Yesu nawe yavuze ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko, Amen. ndetse cyangwa se ibyahanuwe, ahubwo naje kujya gute Kubisohoza. naje kubisohoza, kugeza naho avuga ati kugeza hejuru n'isi bizashira ngo ntihazavaho n'agace. Donc urumva inyuguti iruzuye. Noneho agace kayo rero, Yego. sibyo? Wenda dufashe nko wakwandika rimwe ntashyiraho akadomo, iyo ni inyuguti ntabwo yaba ari i. Ufashe nka ta ntukiriho kari akantu gaciyemo hagati, ntabwo iyo nyuguti yaba ari ta, sibyo? Yego. Ubwo ako ni agace gato cyane. Yego. Noneho rero amagambo akomeye ari muri Matayo, kuko ayo magambo nende mvuga niho ari. Matayo 5:17. Matayo 5:17. Reka noneho njye ku murongo wa 19, kuko umurongo wa 10 na wa 17 na 18 ndawuvuze. Yego. Ikintu gikomeye navuze ngo nukuzica rimwe muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroheje hanyuma yandi uzaryica akigisha n'abandi. Yego. Mbese uyu munsi hari abantu bigishije abandi kwiga, hari abantu bisha amategeko y'Imana bigisha n'abandi kuyica. Igisubizo ni Yego. umva ukuntu bavuze, akigisha abandi kugira batyo kuyica. Rero mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uyakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Yego. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bw'ijuru. Urumva rero mu by'ukuri aya ni amagambo akomeye. Abantu barayica, barangiza bakagira gute, bakigisha n'abandi kugenza gutyo, kuyica. Rero ahangaha baravuze ngo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya. Ufashe rero indi Bibiliya ho nka Bibiliya ntagatifu ho baravuga ngo azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ni nk'umwanda ntazanagerayo ditu. Igiseswa ni ikintu bajugunya aho bajugunya imyanda muri puberi. Urumva rero yuko uwo muntu nta nubwo yagerayo rwose. Kandi Bibiliya yakomeje muri Yakobo igice cya 2 guhera ku murongo wa 10, naho hatubwiye ngo tugende nk'abazajya gucirwa urubanza n'iki n'amategeko, ariko ngo atera iki umudendezo. Amen. Urumva rero mu by'ukuri si rimwe cyangwa abiri, kuko twabonye yuko byonyine gucamo icyuho ubu yarimbuye yose. Ahari dushobora kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo byorohere n'abatwumva. Icyo tubonye nuko ni ubushake bw'Imana kuyumvira no kugendana nayo, kandi tuvumbuye yuko biri mu rukundo rwayo kuturinda ingaruka z'ibyaha, kuko ibihembo by'ibyaha n'urupfu twamaze kubibona, ariko kandi ibyo dukora bigira n'ingaruka zabyo kandi mbi. Nta kintu Imana yatwimye cyatugirira umumaro, ahubwo ibyo yatwimye byose ni ibitugirira nabi. Ariko ikintu tuvumbuye nuko bitatugira nabi twenyine, ahubwo bigira nabi n'abazadukomokaho, ndetse kugera ku gisekuru cya 4. Maze Imana yacu dukunda iradufuhira, iravuga iti ntimukagenze mutya. Imana yacu yabwa icyubahiro cyane. Amen. Sinzi niba hari ubutumwa waduha tugera ku musozo kugira ngo tusoze. Hari ibyo twari twabaye nk'abavuga, uretse wenda ko igihe kiba gitoya mu kiganiro nk'uku nguku, tugaragaza aho inkomoko y'iki kibi cyadutse. Ibigirwamana byo byaturutse mu bapagani. Ariko none ukibaza uti se byaje mu bakirisitu gute? Ko uyu munsi abasenga Imana nabo bari mu baramyi ibishushanyo. Bari mu baramyi ibishushanyo. Turabibona amabumba hirya no hino. Ariko kandi buriya dushobora no kuramya ibigirwamana tutabipfukamiye, ariko kwica amahame gusa. Yego. Tukaba turamije igishushanyo. Reka wumve ano magambo
baravuga ngo biroroshye gukora igishushanyo cy'amahame n'inyigisho by'ibinyoma nko gukora igishushanyo kibajwe mu giti cyangwa mu mabuye kugira ngo agaragaze imico y'Imana uko itari. Satani yoshya abantu kuyikekaho imico y'ibinyoma. Kuri benshi ikigirwamana cy'ubucurabwenge cyarimitswe. Aya magambo urayumva eri? Umuntu ntabwo aramije igishushanyo, sibyo? Ntabwo agisenze, ariko ngo byonyine gukuraho amahame y'ijambo ry'Imana utanaramije igishushanyo ngo bihwanye no kujya gute no kuramya igishushanyo. Ahangaha baba bavuze ngo kuri benshi ikigirwamana cy'ubucurabwenge cyarimitswe maze Imana irimurwa. Nyamara Imana ihoraho nk'uko yigaragaje mu ijambo ryayo muri Kristo no mu mirimo itangaje yo kurema abayiramya ni bake gusa. Bivuze ko abayiramya ari bake gusa, nubwo bigaragara ko bari kuramya igishushanyo, ariko kuko bavanyeho amahame y'Imana byabahindukiye kujya gute? Byabahindukiye kuramya igishushanyo. Urumva? Barakomeje baravuga ngo abantu ibihumbi basenga ibyaremwe ariko bagahakana umuremyi wabyo. Nuko ibigirwamana biri mu buryo butandukanye. Gusenga ibishushanyo byiganje mu bakristo b'iki gihe nk'uko byari biri mu Bisiraheli bo mu gihe cya Eliya. Imana z'abiyita abahanga, ubwo ni siyansi, yego, sibyo? Si abahanga se? Ntabwo bapfukamira ibigirwamana, ariko ubwo buhanga bwabo bwabavanye ku Mana. Urumva? Ngo Imana z'abiyita abahanga, abacurabwenge, abasizi, abategetsi, abanyamakuru, Imana z'abanyabukorikori, sibyo? Imana zo mu mashuri yisumbuye no muri za kaminuza, ndetse n'Imana zo mu bigo by'abihaye Imana zirushije ububi bari. Urumva atari amagambo akomeye? Arakomeye cyane. Ni amagambo akomeye cyane. Rero iri tegeko icyo twabonye ni uko mu by'ukuri kuryica, nubwo kwica amategeko y'Imana biratubwiye ngo wavuze ngo ntukice, wavuze ngo ntugasambane, ariko iri tegeko rironona. Nk'uko tubona yuko ubusambanyi bukorerwa imbere mu mubiri, iri tegeko naryo ryonona intekerezo. Uvuga ayo magambo ntekereje amagambo Samweli yabwiye Sawuli mu Rwanda rwa Samweli igice cya 15 umurongo wa 23, yarababwiye ngo kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi nudakurwa ku ijambo asa nuramye ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba ku ngoma. Igihe cyose abantu bagomera Imana, ubugome bisobanuye kwica amategeko y'Imana. Ngo bisa n'icyaha cy'uburozi. Kudakurwa ku ijambo ngo wemere kugirwa inama, ubashe guhindura imigendere wari kusanzwemo, ureke ibyo by'ubucurabwenge. Ubucurabwenge nyango ni filosofi. Ureke gushyira mu nyurabwenge yawe, ahubwo wemere kugendana n'iki ijambo ry'Imana rigusaba, ngo bihwanye no kuramya ibishushanyo na terafimu. Kandi ubwo byose Imana irabyanga cyane. Icyo Sawuli yavanyemo nuko Imana yamuciye ku ngoma ko yanze kugendera mu bushake bw'Imana. Ni ikintu gikomeye rero. Turabashimiye ku akandi kantu nakongeraho Eric twarangiza. Abapagane bo ni ibyabo kuramya ibigirwamana kuko babihisemo, ariko ikibabaje n'abakristo nabo bagiye mu kuramya ibigirwamana. Ariko nkuko twabivuze, urabona nyuma y'akarengane k'itoro rya Simuruna, igihe bavuga ngo bari bunamuye icumu tugeze mu kinyejana cyo gutangira itoro rya gatatu, nibwo ibigirwamana by'abapagani byinjiye mu itorero, bizanywe na Constantino cyane. Igihe yemeraga ubukristo, hanyuma akazana abayoboke b'igihugu cye kugira ngo nabo baze mu bukristo, ariko bahite bazana na bya bigirwamana byabo bari basanzwe bagira gute basenga. Nuko rero byaje mu bukristo tubona uyu munsi, abantu bakaba ari abakristo. Wenda ni mu ncamake mbivuze, twari kugaragaza ibihamya, ariko mu by'ukuri
nuko nguko abakristo bananiwe guhagarara ku mahame barayoroshya birangiza bifatanyije n'ubupagane abapagani baza mu itorero na bya bigirwamana byabo birangira babihuriyeho bose. ikintu gitangaje itorero ryakomotse aho Perugamo rya gikristo dufite uyu munsi niryo ryujuje ibishushanyo bisengwa mu nsengero zabo. Wakoze cyane. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko mu mategeko 10 y'Imana bemera iryo tegeko ryo barikuyemo baragenda bafatira 10 basaturamo kabiri kugira ngo bakwize amategeko 10. Rero iki ni ikintu abantu bakwiye kumenya. Hari n'abatazi ayo makuru ariko ibi bintu Imana irabyanga. Twabibonye yuko Imana ibigeraho ikanabitinda bitindi Imana ifuha. Ni ikintu gikomeye abantu bakwiye kwitaho cyane. Dusoza ndifuza gusoma amasomo 2 yo kurarikira abantu b'Imana gutekereza kuri ibi bintu. Mu byashu igice cya 22 umurongo wa 15 ndasoma amagambo yo mu isezerano rishya gusa. Byashu igice cya 22 umurongo wa 15 hari umuburo ukomeye ku bantu b'Imana. Haravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Mu rutonde rw'ibintu Imana yanga bantu batazagira mu bwami bw'Imana nk'uko umaze kutubwira ko Kristo yavuze ko mu bwami bwo mu ijuru abagenza gutyo bazaba ibiseswa. Harimo no gusenga ibishushanyo. Ariko inkuru nziza watubwiye watwibukije no za kamere. Yego. No mu mbuto za kamere naho harimo ibishushanyo. Mu Bagalati igice cya 5. Mu Bagalati igice cya 5 umurongo wa 19. Inkuru nziza watubwiye ibyakozwe no mu gice cya 17 umurongo wa 30. Imana yategekera abantu bose kwihana. Amen. Kugira ngo nibumvire ijwi ry'Imana bihane kandi Imana yiteguye kubabarira. Isomo sorezaho n'urwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 3. Urwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 3 ni isomo nkunda cyane sorezaho nshaka kubwira abantu b'Imana. Ndavuga ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora iby'abapagani bakunda gukora no kugira ingeso z'isoni nke nizo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi no kugira ibiganiro bibi no gusinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Mbese igihe cyashize ntabwo cyari gihagije ngo we mu bugoryi bumeze butyo. Imana irategekera umuntu uri kumva aya magambo kwihana. Nshuti z'Imana, iyi platform iri gutinda ku ngingo yerekeranye n'isabato. Ariko yaba abantu b'Imana baduteze amatwi hari habonetse abandi biyemeza gukora kuri iyi ngingo. Iri tegeko rya kabiri ntabwo turitinzeho pe. Ariko ryari kwiye gutindwa mu buryo bw'umwihariko. Kuko twamaze kubona ko ibinyoma bibiri bigomba gusoza amateka y'isi. Satani azayobesha abantu. Ni ikinyoma gishingiye ku kugaragaza Imana uko itari, kugira amashusho y'Imana. Ikinyoma cyerekeranye n'imyuka ni iri tegeko rya kabiri. N'ikinyoma cyerekeranye no kuramya ku munsi muhimbano, umunsi Imana itahisemo. Ikibabaje nuko ibyo bintu byose byakomotse handi umaze kutubwira. Hahandi muri 300 kwa Constantine. Abantu bakwiye kwiga aya mateka. Abantu bakwiye kumenya ibyahazaza. Satani yanga aya mategeko cyane. Itegeko rya kabiri n'itegeko rya gatatu ku buryo yabitsembyeho. Arashaka ko bitsembwaho. Ariko Imana ishimwe ko hari abasigaye. Yego itegeko rya kabiri n'irya kane. Hari abasigaye bo mu byaro rw'Imana tubwirwa mu byacu gice cya 12 umurongo wa 17 bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Imana ifashe nge nawe kuba muri uwo mugabane. Nicyo nsabira utwumva wese nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Nkuko twatangiye rero dusenga twiragiza Imana, ngiye kubasaba n'ubundi musenge dusoza dushimira Imana ko yatuwe mu kiganiro. Data twese ujya neza uri mu ijuru, Imana nziza, Imana dukundira urukundo rudahinduka, urukundo rwatumye iduha Yesu kugira ngo yishyireho ibyaha byacu, acumikirwe ibicumuro byacu kandi ashingurire gukiranirwa kwacu kose. Izina ryawe rihabwe. Amen. Turagushimira Imana ku bw'ijambo ryawe, turagushimira ku bw'igitambo cy'Ikaruvali. Amen. Turagushimira Umwuka Wera utuyoboye muri iki kiganiro. Data akaba
atwigishije amagambo y'ubugingo ari twe tuyavuze n'abandi bazayumva. Reka umwuka w'Imana yakomereze mu mitima yacu, amen, kandi ayo magambo adutere guhinduka mu mico, mu ngeso no mu mibereho, amen, kugira ngo ku iherezo ry'urugendo rwacu tuzahabwa ubugingo. amen, rero dusabiye kuri umuntu wese uzumva kugira ngo azayahe agaciro kandi azayashyire mu bikorwa, kugira ngo ari twe tuganire iki kiganiro n'abandi bazakurikira nyuma, twese bizaduheshe amahirwe y'ubugingo. amen, Imana mu izina rya Yesu. amen.